Wow, uyu munsi rero tugiye kurana namwe ukuntu wateka ibirayi n'inkoko. Noneho kuri abantu baba bumva bafite ibintu by'amavunane mu gitondo cyangwa se utuntu tuhangova, igikirenda kigutuye ujye ukirya mu gihe wumva unaniwe, igihe wumva udashaka ibintu bikomeye cyane, kandi igihe wumva udashaka no gutinda mu gikoni ngo urateka ibirayi uranze guteka isosi y'inkoko ku ruhande. Oya, iyi ni imvange y'ibirayi kabisa n'inkoko iryoshye kandi imeze neza. Uyu munsi rero ndashaka kubanza nkaha ikaze abantu bashyashya hano kuri Chef BRX, mwakoze subscribe muri abantu b'agaciro. Uyu munsi rero reka tubane muri iyi video, ujye ukora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo rero video zanjye zijye zikujyaho mu bantu ba mbere. Reka twikomereze nano musanzwe, big up kabisa muri abantu b'agaciro. Ubundi njye nahise nangira ku kirayi. Nahise nangira ku kirayi ndakibazura koko. Urabona ukuntu njye kukihata, nakoresha agapira rero ni keza cyane ku bantu mukunze guhatisha ibirayi icyuma, wapi uzagura agapira gapiringa ikirayi neza kabisa kandi bikihuta. Ubundi iyi tekinike nayo nakase ibirayi ukata udukibe duto tumeze nka slices zikasemo kabiri. Maze kudukata twose dushyira mu mazi, ubundi njya kwaga n'inkoko. Inkoko ku bantu mutabonye inkoko nyibaga rwose, mwaba mutankurikirana, usura ama video yanjye unkurikire kandi mujye mu comment menye ko mwahabaye. Mbone ukuntu bategura ibintu bishyashya. Urabona ko wategura ibintu bishyashya bijya bingora. Nahise nkora marination, maze gukora marination y'umunyu, kiramo black pepper, kiramo na karira y'umuhondo ni karira, indi ni black pepper n'umunyu n'amavuta. Amavuta na kindi kinadufasha, amavuta dufasha kugira ngo bya birungo byacu bihure n'inyama. Then ntakiramo amavuta nihuse cyane. Urabona ko nyine ndi gukora nihuse kugira ngo wereke ko ibiryo bidatinda. Ntago bitinda rwose, byose ni rimwe kandi ewana birabiryoshye. Then yazanyama maze kuzishyira amavuta, ndavuga teka sinakicara ubusa, reka mbe ngirute nkata utuboga. Utuboga rero nyine uba ugenda wikatira na gatunguru kamwe. Urabona na gatunguru kamwe aho ku isoko hirya gashobora kuba katarenza nk'ijana cyangwa se desa. N'utunyanya duke cyane, ubundi ukadukatamo amakibe. Amakibe ngiye gukata rero ni amarage cube kugira ngo bize kujyana na biriya birayi byanjye nakase amarage cube. Then urabona ko biriya birayi mbikata amakube n'ibitunguru nguye kubikata amakube n'amapavuro amakube kugira ngo bize kugenda bisa neza kandi bigaragara neza. Rano ibintu bikase nyine nyuma mbivuga ibintu bikase mu buryo bumwe bigaragara neza ku isahani rwose. Nk'ubu kino kirekire gishyize muri birayi bikase kuriya rwose nta musosi waburimo, isura yawe idasa neza. N'unyanya narwo ndarukatamo amakibe asa nk'aho ari manini, ariko ngira nkatamo amakibe asa nk'aho ari manini tu kugira ngo nze kubivangamo neza. Rero nongeye kubaha ikaze kandi nkomeje kugenda mbashimira urukundo mugenda munyereka buri munsi. Nahise nigeza ngatungurusumu aho hafi, gatungurusumu kandi naho kareka kwa kone zigize ndazitonora neza, maze kuzitonora ngo bitaye icyuma kuriya nk'abashefu. Nawe ujye ubigerageza, ariko udafite icyuma nyamuneka kuri abantu bakoresha ibintu by'ibicupa bagashyiramo bagacugusa sinzi, ariko udafite icyuma kuri kinini cyangwa urubaho, waza agasekuru ukazaza uzisekura za nyama. Rero urabona ko zatangiye gufata irangi, n'agasafuriya kanjye urabona ko byari byagerageje gufata irangi kabisa, nuko byahise bifatamo gusa zasaga neza kabisa nk'uko uri kubibona. Iyo zimaze gufata irangi rero uhita ushyiramo igitunguru na pavuro. Utushyiramo igitunguru na pavuro, ubundi ukagaragura neza. Uko ugaragura niko bya bitunguru bigenda bihura n'izi nyama, bihita bihumura. Ndakurahiye uzabigerageze uzagaruka umbwire. Bihita bihumura, none urapfundikira. Iyo upfunduye nibwo uhita wumva umuhumuro. Uyu muhumuro ntago wumva abari simusiga n'umuntu uri igihungu yaba ari kumva. Then ukajya ukongera ukagaragura kugira ngo za nyama na bya bitunguru bikomeze byivanga, undi ukahita agatungurusumu ukahita uyishyiramo. Then nabo ugavanga tungurusumu. Mpamvu utashyiramo kare nuko tungurusumu akenshi ngo nakwita ifata hasi, ikaba yatuma nyine ibiryo byawe bishira vuba, cyangwa se ikaba yashira mbere yuko ibiryo byawe bishya. Niyo mpamvu tuyishyiramo nyuma imboga zisa nkaho zigiye ku musozo, undi ukahita n'akanyanya. Urunyanya urabona ko twarukase amakibe. Abantu barimenyereye ko nkunda kuziblendinga, ahangaha ntabwo nziblendinga. Ahangaha ntabwo nziblendinga kubera ko ndashaka ko ziza kugaragara mu biryo mu gake kuntu, kandi n'ibintu nakase byose biri kujyana hano. Then nahise mfata bya birayi byanjye nahase nabikase mbishyira mu mazi hirya,
icyo bita mise en place, no kubanza ugategura ibintu kugira ngo nujya guteka bijye bikorohera. Ujye ubanza utegura ibintu byawe, ubundi ujye guteka ushyiramo gusa, bita bikoroha kandi bikwihutisha n'akazi. Ubundi ukabivanga, ukaba witonze gushyiramo amazi, ukagenda uvanga gake gake, uvanga gake gakeya, hano amazi ajyamo nyuma. Amazi ajyamo nyuma ko twabanje kubireka, ubundi ugahita ushyiramo amazi. Ngira no ko nashyize amazi ya keto ashyushye. Iyo kintu rero amazi ya keto ashyushye mfasha kugira ngo ibintu byanjye bigende neza kandi byihute. Ibintu byanjye bigenda neza kandi nyine bikihuta gushya. Urabona nahise nshyiramo na tomato paste kugira ngo isosi iri buze kuvamo ize kuba ifashemo ukuntu, iri kusantiremo ukuntu nibiba akageze. Urabona ko nashyizemo inyanya, ndi suppose gushyiramo iyo tomato paste kugira ngo iyo sosi ize kuba iri concentré, then nkahita imvanga iyi sosi. Tomato paste impamvu atayishyizemo mbere rero, ntabwo nashaka ko biza gufata cyane, ko nashaka kubanzamo ibirayi nkabigaragura ukwabyo, nashyiramo amazi. Iyo niko byari kunsaba ko nshyiramo amazi nyishyiramo mbere, then ariko nabwo yishyizemo nyuma gutya nabwo nta kibazo bigiye gutogota birashya. Ubundi ugasukamo amazi ukarengeza bino birayi byawe, usukamo amazi ugasa nk'ubirengezamo ukuntu kugira ngo ibirayi bizi ko bigenda bikama uko bigenda bikama, ariko ugenda ugaragura, then utushyiramo n'umunyu. Of course biba byumvikana kugira ngo birunge. No ku bantu bakunda isosi nyinshi mu birayi, nk'umuntu waharaye ari hangover, ushaka kwivura hangover cyangwa ushaka kwivura umunaniro, ikintu ukora ushyiramo amazi menshi, ukongeramo na tomato paste. Isosi yawe iziryoshye, kwana n'iriya n'umufa w'iziriya nkoko nyine wumva waziyemo, iziryoshye kabisa. Then urabona ko nahise mbishyiramo ndapfundikira, ngaraka kureba ukuntu bimeze. Byamaze gusa nk'ibihwana, byari bavuga ngo birahwana. Umucecuru yajyaga bivuga kera ngo imyumbati n'ibishyimbo byahwanye. Urabona ko hano byari byasaga nk'ibihwanye, byasaga nk'ibihwanye byanahiye. Then nkomeza kugenda ngaragura ndeba neza koko byahiye, nzana ikiko bya nesting, byari bishyushye, nashatse gutestingisha intoki biranga, nitabaza akayiko. Nahise nitabaza akayiko ndeba ko byahiye, ariko hano byari byahiye kabisa, bimeze neza. Genda ubigerageze, kandi sinzi niba mujya mubigerageza, wagenda ukabigerageza ukaza ukambwira ati bya biryo byawe by'ubushize nabigerageje birandyohera, bintera courage kandi bikanatera courage abantu bandi bankurikira Chef Alex, kugira ngo bajye babasha kugira nabo kubigerageza ubutaha babigerageze. Ibiryo biroroshye, byoroheye buri umwe. Hano ushaka kongeramo agasosi, kugira ushaka isosi ariko udashaka isosi gutya, biba bisa neza kandi binaryoshye. Reba ukuntu ibiryo bisa, ni imvange nziza y'ikirayi cyiza kivanze n'inkoko. Abantu benshi baba batazi no kwitekera inkoko. Ndabashimiye rero, muri abantu b'agaciro cyane kuba mwankurikiye mukaba mugejeje video ahangaha. Ndabashimiye cyane. Reba hasi rero ukande like, comment ndayikeneye, iramfasha. Kore na subscribe nk'ibisanzwe kugira ngo ukomeze wongere umuryango wa Chef Alex. Thank you so much. Ciao ciao.